isi ya none tubaho twese buri umwe wese afitemo akanya kabe rutura ingana ikirere kabe gatoya nk'ikidasesugira aho utaha hakaba iwawe. Siko byo twese tugira itunga, hari abatunga n'ibibarenze bo n'abarenze amanywa n'umunsi mbara ubukeye tukabibita, nyamara bombi bakaba ku isi. Ubu se disi tubishishoje mu byo dushima dufite none n'ibidutera kudacurera ngo ubwo butunzi nabwo tugwize n'ibiduhaza tunabirenze. Ufite byose mu byo dushima nubwo we unyurwa gakeya uvuga ko ingendo zikiri ndende, kandi rero ni nabyo rwose iyi si dutuye n'ibyidutoza. Nyamara kandi buryo unarebye n'abadatunze na kamwe nk'ako ko mu byo utunze unagaya cyane burabasanga banyuzwe yewe kuko babashije no kuramba. Ngaho mbwira uramutse urota ubwo butunzi ufite uyu munsi n'amafaranga kubara byanze ejo mu gatondo nko mu museso tukagusanga wahoze urota. Nubwo wiyumva nk'umutunzi tukagusanga uri nk'umutindi, humwe agatebo kagena ihaho, mbese aho urara ari mu karuri kamwe banita kiramujyanye. Nk'ubu wumva ngo uri ikibambe kibaho cyose kigenwa nawe, icyo udashimye ntikibe rwose tukagutinya ibi bidasanzwe wowe ukabyumva binyuze cyane. None mbwira uramutse urota ubwo butwara utanabutunze kimwe n'abandi ubona aho hasi nk'abakarane n'abakarasi utanashyikira ubuzima bwabo. Dore uyu munsi ufite agasura aribwo buranga burasa twese n'abakureba bakavugishwa ngo iyaguhanze niyo yahanze yo yaguhanganye ubwo buranga. Ejo mu gitondo uramutse usanze utanasa n'umwe uhora unanyega ngo ni karango k'ububi rwose, wowe ugasanga uri inyuma yaho, ngaho byumva ugira icyo umbwira. Dore washinze urugo ruhire, urwo rupangu ruhamya neza n'abagusura ugena uwo ushaka nawe akabanza kunyuzwa hirya ngo ataguteza ibinyabatindi. None disi uramutse ubyutse ejo ugasanga wahoze urota uko ubikeka kuriho none bitagukwiye akana gatoya ukanabireba nk'inzozi zawe, ukabisanga uri nk'umuhinzi umwe udatunze na hegitari, kubaho kwawe kugenwa n'undi hamwe udacyura 500 kurya akajumba usomeza utuzi. Dore uyu munsi uri ku bugenge, kubaho kwawe ni nk'ubufindo, kubona icyo urya ugakoma yombi ngo abo batunzi bakugurane impigi zabo zitarya umwanda. Iby'imbwa zanze ukabirya wemye, ndetse ugashima nyir'ubugenge ugena iby'ejo n'ibidusumbye akadusumbanya atanatwanze, niko amadini ngo abitubwira. Ngaho mbwira uramutse ubyutse ukumva hanze barakomanga babaza nimba udafata icyayi kuko amasaha babona agiye kandi inama nayo iri hafi, bakanakwibutsa ko imitwaro yaje ivuye iyo mu Burayi nayo yasesekaye i Kanombe, iduka ryawe ribicuruza imari yawe ikabyo kugwira. Dore uyu munsi buracyo ugenda impapuro nyinshi mu gasakoshi ntaho urenga utahakomanze ngo bagukinge ubwo bushomeri, nyamara iteka bihora byanga. None usanze ibyo bihe byose ukeka yuko umaze aha hanze ari ukubeshya ukiri rubyogo, ukahakangurwa n'akanyafu kaba nakwibutsa ku gishuri. Dore uyu munsi urahora wiga iby'amashuri ukabona byanga, ugasoma byinshi bikagucanga, ibazwa ryazo ukarora hasi wumva byose bigukaranga. None nk'ubwo ari nko kurota ibyo by'amashuri warabisoje n'amafaranga warayagwije, akazi kenshi uhora n'iteka ariko gateye kugwa agacuho. Reba nk'ubu waranashatse ufite umuryango ukunyuze rwose, abana beza warababyaye, iyo ubarebye unashisha wumva bakagusanganira utashye, maze ugakanguka mu gitondo wivugisha ngo ese madamu vayo unyegere nshira ubukonje, kumba ukwegana n'agashuka ari nako ukekamo uwo muraza. Ngaho mbwira izo nzozi nk'izo ari nazo upfumbatiye uyu munsi nawe ukumva ko washyikiye, kumba ukitwa seribateri nta n'ishweshwe ryo kubikika. None nkwibarize gatoya nk'uko ureba uriho uyu munsi, ubaye usanze ari nko kurota ubundi usanzwe unariho ukundi nk'ejo rwose ugashira iroro, wumva akanya umaze aha ngaho utwawe n'uko gusara kwanjye ntacyo byaba binagukinze ngo ukunde wikebuke nanone urebe niba uriho uko ugomba.